iyaba mfite amababa naguruka nkana mu bihe nakumenyera ahazaza oh na je te jure ndagukunda and I stay by your side ndabirahiriye iyo duhuje imboni mpita ndemba bikanyibutsa imana nkirukanyira gusenga uyu mutima gufitiye imyenda baby nakupenda ni byinshi bakubwira ariko ntujya ubyemera such an angel from above yeah. Baby can't tugende n'ikiganza tujye far away nyumvira uko umutima utera uru rukundo ni forever draw me close to you I will never leave your side nyumvira uko umutima utera uru rukundo ni forever baby can't tugende n'ikiganza tujye far away nyumvira uko umutima utera uru rukundo ni forever draw me close to you I will never leave your side nyumvira uko umutima utera uru rukundo ni forever ibi niba ari inzozi I don't wanna wake up kwenye shida na raha ntuzarira habe namba don't wanna lose you I'm gonna breathe my last with you I never vow meditara nshukubira inzira y'umwijima iyo duhuje imboni mpita ndemba bikanyibutsa imana nkirukanyira gusenga uyu mutima gufitiye imyenda baby nakupenda ni byinshi bakubwira ariko ntujya ubyemera such an angel from above yeah. Baby can't tugende n'ikiganza tujye far away nyumvira uko umutima utera uru rukundo ni forever draw me close to you I will never leave your side nyumvira uko umutima utera uru rukundo ni forever baby can't tugende n'ikiganza tujye far away nyumvira uko umutima utera uru rukundo ni forever draw me close to you I will never leave your side nyumvira uko umutima utera uru rukundo ni forever wambereye inshuti y'amagara wanyeretse umutima w'imfura mu minsi yacu y'ubusore umbere ingabo nziza kuri uyu munsi w'amateka ndabigushimye mbega urukundo ruzira ikizinga iyo mbega urukundo iyo ruzira ikizinga nta yindi ndirimbo yaruta ko ndagukunda nta yandi magambo yavuga urwo ngukunda nta yindi misambo yavuga urwo nzagukunda iyo ndagukunda ibihe bidashira iyo nzagukunda ibihe bidashira n'umugisha kukugira amahoro
ubuzima ndagufite ngufite Imana yatanze ijuru rito ryacu twembi inshuti n'imiryango badushimiye iyi ntambwe kuko iyo yasezeranye irasoza turayiragije yo mwiza we yuzwe n'urukundo rwawe nta yindi ndirimbo yaruta ko ndagukunda nta yandi magambo yavuga urwo ngukunda nta yindi misango yavuga urwo nzagukunda iyo ndagukunda ibihe bidashira iyo nzagukunda ibihe bidashira nzagukunda ibihe bidashira comme tu m'aimais je t'aimerai tellement et cet amour restera pour toujours je te promets l'amour éternel oh oh rukundo 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 Be free. N'igihe ukunzwe bya nyabyo ndi mu rukundo rwa nyarwo uri umukunzi wa nyawe twikundanire bya nyabyo nzagukunda nyagukundwa nzagukunda nk'uko amategeko abiteganya uri uwanjye w'ibihe byose nzagukunda igihe cyose uri uwanjye w'ibihe byose nzagukunda igihe cyose uri inshuti inshuti nyanshuti ngaho nyisomere tugushimiye kugira neza kwawe tugushimiye kubw'ubuntu bwawe tugushimiye kubw'imbabazi nyinshi Bibiliya itubwira ko uyu ari umugisha wa Aburahamu ni umugisha w'abera mu mugisha w'abera biritubwira ko harimo urushako harimo kubyara harimo abana harimo abuzukuru abuzukuruza ubuvivi ubuheta biritubwira ko uyu mugisha ari umugisha wa Aburahamu mu yandi magambo Aburahamu ni umugabo wizeraga cyane ku rwego imigisha yose yo mu gakiza k'Imana iri kuri we ndetse bazamukomokaho hanyuma data tukweretse mwami ino gahunda turimo ukomeze kubana natwe nk'uko batangiye ubana natwe ibigoye birimo bikurwemo
hanyuma gahunda aba ari iy'umugisha gusa. Mu izina rya Yesu Kristo ubane n'abageni aho bari hose kugeza basoje uyu muhango, ndetse si ibyo gusa n'indi minsi yose uzakomeza kubana nabo. Ni mu izina rya Yesu Kristo twizeye, amen. Nirwa Yesu kanduri ninzi niyo tsiganirwa Yesu kanduri ninzi nuko ndasaba wewe ishimye gushima n'ukwiriye nubwo nabasha kuvuga ibigukwiriye nanone nubwo mbishoboye nzajya nguhimba nakire umushumba twagendanye umubyeyi wanjye kugira ngo akomeze gahunda zisigaye kugira ngo ducuruze uburyo mwete tumwakire dukomera Imana amashyi menshi cyane. Turi bazima wabanye n'abageni wabanye na buri muntu wese hano hantu, inshuti, imiryango, abavandimwe. Iyi gahunda n'uburyo gusabira umugisha aba bageni turayikweretse mu nzu yawe kugira ngo igende neza, uduhe imitima yo kwishima no kugubwa neza. Dukweretse gahunda zose mu izina rya Yesu, amen. Reka abageni rero bicare baruhuke dukomera Imana amashyi menshi cyane. Ese harimo uwafushye? Mukomere Imana amashyi menshi. Imana ihabwe icyubahiro. Yesu ashimwe. Amen. Yesu uzo muri kumwe ngo mbese wiriwe neza.
ibyo ndebere ku ruhande ubona adaseka umubwira uti ishime umunsi wo kwishima ibyishimo buriya ukebutse ukareba ababyeyi bari aha ukareba Simeon ukareba Francine bakuru babo bashiki babo barumuna babo abavandimwe babo baduteranyije uyu munsi ni ukuri bakoze bagize neza tugomba kwishima kandi mwakoze namwe kuza kubashyigikira Imana yahabwe icyubahiro reka kuko uyu ni umwanya wo guha umugisha aba bageni mu yandi magambo buriya ntabwo kuba ari ukubasezeranya kuko isezerano ni irya babiri buriya muzi isezerano ryabereyeho igihe umunsi bahura umwe akavuga ati ndagukunze n'undi akavuga ati ndagukunze bakavuga bati reka dufate urugendo rwo kubaka rwo gushinga urugo natwe dushinga umuryango buri isezerano bararegeranye si byose twebwe rero tuza kubahesha umugisha nicyo gikorwa tugiye gukora kandi ndabizi neza ko kigenda neza reka tugendere mu ijambo ry'Imana turebe icyo Imana ibivugaho ijambo ry'Imana dusome turasoma mu Itangiriro igice cya 2 umurongo wa 18 haravuga ngo kandi Uwiteka Imana iravuga iti si byiza ko uyu muntu aba wenyine reka muremere umufasha umukwiriye Simeon ndetse n'umudamu we cyangwa se n'umufasha we uyu munsi basohoje icyo ijambo ry'Imana rivuga buriya abantu benshi ntabwo bazi biberaho niyo mpamvu n'isengero ziriho niyo mpamvu abakozi b'Imana bariho kugira ngo bagende badufasha kugenda tumenya ubushake bw'Imana n'umugambi w'Imana. Imana rero niyo yatangije urugo, niyo yatangije umuryango. Twihuse tudasomye amagambo menshi tugendeye hano hantu tumaze gusoma mu Itangiriro 2:18, Imana yari imaze kurema umugabo, murabizi ko yamubumbabumbye mu mukungugu, ni amateka maremare mwese murayazi, ariko irangije iravuga ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine. Barizo mwegeranye ngo mbese uyu wenyine ariyo nyine yamusubije mubwira uti si byiza rero mumenye ko atari byiza. Ntabwo ari byiza, ni Imana yabitangije, ni urugendo, ni umugambi w'Imana, ni gahunda y'Imana ko umuntu atagomba kuba wenyine. Irangije rero ngo yaramusinzirije ngo nuko mu rubavu imukuriramo umufasha umukwiriye ari we Eva, ngo akangutse aranezerwa aravuga ati kuva nabaho. Arangije ndetse atangira no kumuvugira udusigo na twa tundi twose twiza, atakanakara ko mu mara yanjye, mbese aranezerwa cyane. Niyo mpamvu mubona abagabo tunezerwa abagore bacu, tukabakunda, tukishima, tukanezerwa iyo turi kumwe. Ntabwo ari byiza rero. Ndizera ko n'abarumuna ba Simeon bari aha ngaha ejo bundi bazagira ikirenge mu cye. Yabahaye urugero rwiza, barumuna bafunze nabo nuko babahaye urugero rwiza rwo kugenderaho. Tugiye kubaha umugisha rero. Bibiliya hari abantu, hari ingero, hari ibyiciro by'abantu Bibiliya yemera batanga umugisha bigakunda. Umugisha ubundi utangwa n'Imana, murabizi kenshi nivugo tuvuga bimuna kugire neza, uruvuga ngo Imana iguha umugisha, aho umuntu wese ukunda Imana iguha umugisha, aho unyuze hose Imana iguha umugisha. Hari abantu bapfa kubivuga bibwira ngo ni ibintu bisanzwe, ariko burya umugisha nyine uyu mubwira Imana iguha umugisha, burya umugisha arawubona, murabizi neza. Ikindi, abandi bantu Imana kizo bagomba guha umugisha abantu cyangwa se guhesha umugisha ni abakozi b'Imana. Abakozi b'Imana bahesha umugisha abantu bakawubona. Harimo n'ababyeyi. Burya n'ababyeyi
nabo bahesha umugisha abana bakawubona. Abandi ni abatware, umuntu wese ufite ubutware cyangwa se abayobozi. Buriya wenda aka kantu mwavuzeho gato mwakumva, umutware, umuntu ufite ubutware, burya yavuze ngo nguhaye inka irataha ukayibona, abakugabiye, sibyo? Cyangwa se avuze ngo mukwiye kuri uru rwego mushyize ku rundi rwego, zamuka bora promotion wenda mu kazi cyangwa mu kindi cyiciro cy'ubuzima, byose birakunda. Hari abantu Imana yashyizeho bagomba guhesha umugisha abantu kandi bigakunda. Tugendeye muri Bibiliya, hari umugabo witwa Isaka, isomye mu Itangiriro, Isaka mu gice cya 27 aho ngaho, ngo yahamagaye, yashakaga kuba umugisha uwundi imbere. Reka mbabwire, iri sezerano turimo rishya Imana yatugiriye neza. Ubundi umugisha kuva kera kose Yesu Kristo ataraza, umugisha waba ufite abana b'imfura gusa. Kubyumva, nibo bavugaga ari abayobozi, ari abatware, nibo baheshaga ibintu byose. Ariko Kristo aje akuraho ikintu cyitwa kurobanura ku butoni, umugisha ugera kuri twese. Yesu yatugiriye neza. Umugisha w'abagabo, umugisha w'abakobwa, umugisha w'abasore, umugisha w'abadamu, umugisha ugera ku bantu bose. Yesu yatugiriye neza. Reka dusome iri jambo mwumve. Itangiriro n'ubundi 22 aravuga ngo aramwegera, aramusoma, yumva impumuro y'imyambaro ye, amuhesha umugisha ati, impumuro y'umwana wanjye imeze nk'iy'umurima Uwiteka yahaye umugisha. Nuko Imana iguhe ikime kiva mu ijuru no ku mwero w'ubutaka n'imyaka y'impeke nyinshi na vino nyinshi. 29 amoko agukorere, amahanga akwikubita imbere, utware bene nyoko bakwikubita imbere. Uzakuvuma wese avume, uzakwifuriza umugisha wese awuhabwe. Uyu umugisha Isaka yahaye Yakobo, kandi murabyibuka ko uyu mugisha Isaka Yakobo yohejwe na mama we, yawuriganyije mukuru we, awuriganya mukuru we Esawu. Kuki byabaye bikemera? Byarabaye biremera kuko byari mu mugambi w'Imana. Muri kubyumva, kugira ngo umugisha cyari ikimenyetso cy'uko kuri ingoma ya Kristo turiho, ingoma ya Kristo, umugisha uzajya ugera ku bantu bose. Nicyo cyazanye Kristo, kugira ngo twese aduhe umugisha, aduhe amahoro. Yadukijije ibyaha, icyo ni kimwe. Yabaga umusaraba azira ibyaha byanjye n'ibyawe, twese turi hano muba mugomba kwishima. Muri kubyumva? Ese kuki yazize ibyaha byacu ubundi Kristo? No kubera iki? Ni kugira ngo tutazabizira. Nuko bimeze. N'umuntu wari ufite ubwoba, umenye ngo ijuru ni ryawe kuva waramaze kumenya Kristo no kumwizera. Yazize ibyaha byawe ngo utazabizira, yazize ibyaha byanjye ngo ntazabizira. Dufite ubugingo buhoraho rero, mugomba kwishima. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Umugisha ushobora kuza mu ijambo, kuko umugisha hano mwabyumvise ko Isaka umugisha ya Yakobo ni amagambo yamuvuzeho. Muri kubyumva? Buri mubyeyi ashobora kuvugaho ijambo ryiza rikakubera ryiza. Uzakomere, uzige mwana wanjye, uzabyara uzororoke mwana wanjye, uzayobore mwana wanjye, uzabe perezida mwana wanjye. Muri kubyumva? Uzaba umuhanuzi mwana wanjye, uzatunga utunganirwe mwana wanjye. Kandi bibiri ari kukubwira gutyo bikagira gute? Bikaza. Ntabwo bari wakubwira rero ngo byose bisange. Hari muri iyi nigeze kumva aririmba ngo twese byaranze, ariko ntabwo ari twese. Ntabwo abantu bose byanze. Hari umuntu rero usanga mu buzima byaranze kubera ko yabuze ijambo ry'umugisha, yabuze umuntu w'ijambo ry'umugisha, umuvugaho ijambo ry'umugisha ryo gutera imbere no kugubwa neza. Niyo mpamvu rero ababyeyi muri aha, abakozi b'Imana muri aha, mu kanya
muramfasha dufatikanye bano bana bacu tubavuga ijambo ryiza ry'umugisha. Uri kubyumva yemwe? Ikindi ushaka gutanga umugisha mu bifatika, murabizi gutanga umugisha mu bifatika. Ushaka kuba wari hasi rwose umuntu akaza akavuga ati ngiye ntabwo nshaka gukomeza kuba hasi, ukeneye tubiri bitungahe ngo utere imbere. Ese byari byababaho? Byose babwira njye nanjye mbona byagiye bimba. Mwigeze kundeba ranga atopanye nakwikundiye maze nakwikundiye ngo amafaranga wayemera baza kwirebesha hirya, ariko yumva se nari guhakana. Nukuri mva ku cyiciro cy'ubuzima kimwe nari ndiho ngira ku kindi, birashoboka. Abakozi b'Imana bigeze nanjye bamesha umugisha mu ijambo, bampaye ijambo, bampaye se ubuhanuzi, ubuzima bugenda buhinduka 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 buhinduka. Tugiye kubavugaho ijambo ryiza rero, Imana yahabwa icyubahiro. Babwire ngo mwishime, ni umunsi wo kwishima. Ibihe byiza umuntu abyishakamo, no kubabara ni wowe ubyitera, no kwishima ugomba kubyitera ukabyishakamo, sibyo? Ni umunsi wo kwishima, ni umunsi wo kunezerwa. Murye, munywe, unaniwe humura, icyakunanije si ikindi, ni abana bacu twaherekeje, sibyo? Uwavuye kure humura, uragerayo amahoro. Imana yakusanye irongera gusubizeyo. Kubyumva turano twese twaturutse ahantu henshi hatandukanye. Aba badonereye mwishime, mwaherekeje abavandimwe banyu, ejo namwe tuzabaherekeza. Niyo mpamvu ni umunsi wo kwishima. Soreje iri jambo kuri uyu munsi wo kwishima hano kuri Luka 15:32 haravuga ngo ariko kwishima no kunezerwa biradukwiriye rwose, kuko murumuna wawe uyu yari yarapfuye none arazutse, yari yarazimiye none dore arabonetse. Uyu ni umubyeyi wa mugani w'ikirara murawibuka muri Bibiliya, Luka 15. Umubyeyi yagize abana babiri, umwe aragenda arazimira, n'umutungo umubyeyi yamuhaye aragenda arawumara mu bintu byinshi bitandukanye, ariko aza kugaruka. Rero ababyeyi baravuga ngo nta rutugu rukura ngo rusumbe ijosi, ni umugani wacu. Murako tugiye kubashyigikira nabo ngubu bije mu kindi cyiciro cy'ubuzima bakuze, ariko buriya bahora ari abana. Niyo mpamvu ababyeyi nyaboneka mubabe hafi, sibyo? Mube hafi mu nama, mubahamagare mutumeze mute, mubabe hafi rwose, mumeze mutimo. Ntibyana kuza guhamagara mu gitondo ariko kiyo wafunsi gazi irimo se amakara arimo, kubyumva nta muri stoke hari ikirimo, nuko bahora ari abana no gukomeza tukabafasha tukabashyigikira. Imana ishimwe cyane. Kwese aho tugeze iyo tutagira amaboko yadufasha tuba tuhageze. Hari abandi badushyigikira, bagiye badushyigikira, none turiho kandi dukomeje kubaho, tuzakomeza turiho. N'abana bacu rero nabo bazakomeza bagire gute aho. Arangije rero umwana agarutse, umubyeyi yarakaye kubera ko yari yaragiye akazimira kandi ibintu byose bimaze, ahubwo yarishimye. Abanga ikimasa cy'umushishe, bararya baranywa, aravuga ati umwana wanjye yari yarazimiye none ndamubonye. Mwebwe rero ibintu biri hanze, ese reka mbabaze, hano harimo abantu batuye i Kigali, yego babi Kigali, ese ibiriho muri iki gihe byeze kujya mubibona hanze? Yego Mana yo mu ijuru, ntabwo muzi ko ijambo ryatubwiye ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine? Yego muzi ko hari abantu ujya mbona ukabona muri iyi minsi narumva ibiri bisigaye biriho umwuka n'Imana, umenya hari amaso yanjye areba nabi. Ukabona umusore afashe umusore mugenzi we ngo bagiye kubana, niba ari ibiki. Ukabona umukobwa afashe umukobwa mugenzi we ngo bagiye kubana, niba ari ibyeze muri iyi minsi. Mujya mubibona ariko ntabwo i Kigali. N'abatari i Kigali ufata telefone mukareba bibera mu isi. Ni ukuvuga ngo mu yandi magambo
ijambo ry'Imana abantu barihinduye ubusa. Yego uretse kubona ahantu ngo umukobwa niba yitwa ngo yasezeranye n'undi mukobwa mu rusengero, murapaseri yaje kubasengera sibazabyara. Ibiriho n'ibiki mukomere Imana amashyi bano bana, mukomere amashyi bano bana. Nubwo bagize neza ababyeyi murabyumva bagize neza ibisigaye biriho muri iyi minsi nawe ngo ni iminsi y'imperuka. Umukobwa n'umukobwa ngo bagiye kubana, umusore n'umusore ngo bagiye kubana bakundanye ma urumva ko ijambo ry'Imana barihinduye gusa. Abantu ntibaryumvira Imana, bashaka kwiyemera ibyabo. Imana ishimwe rero ku bwa Simewo, Imana ishimwe ku bwa Alphonsine kuko bashoboje iki ijambo ry'Imana rigize gutyo rivuga n'ukuri. Reka bahaguruke, mwihangane muhaguruke, ndabizi neza ko mwahaguruka. Ese nabafashije bakigira aha bari na marene babegere. Ariko abantu bajya bishima mwafushye siko nabashye amashyi n'impundu. Abantu ni beza baraberewe. Ubu ndabizi neza ko harimo abanyamasengesho baseze igihe kirekire bari kwigira ngo tubonere bigira ngo tubaze twasuje, sibyo? Imana ihabwe icyubahiro kubwa Simewo, Imana ihabwe icyubahiro kubwa Alphonsine, Imana ihabwe icyubahiro kubwa Pare na Marene. Abangaba bo ntabwo nirirwa mbatindaho, ababyeyi ba hafi cyane ba bugufi rwose cyane sibyo Pare na Marene. Ubu ngubu tujye kubavugaho ijambo ryiza. Ijambo ryiza ni irihe? Kuko mu kanya buri wese uri aha ngaha araza gusenga. Ndabizi neza ko hari ibyiza wifuza ku buzima bwawe, sibyo? Hari ibyiza wifuza kugeraho, wifuza gutera imbere, hari ibyiza wifuriza abana bawe. Uyu ni umwanya wo kugira ngo jewe tuza kubatunga ibiganza tubasengera, tubatura amagambo meza, uze kubavugaho ibyiza byose wifuza, byiza ngo wumva ubifuriza. Kandi bibabaho, murabizi bibaho. Ibi mbabwira ni umugabo wo kubihamya, bibaho narabibona. Nuko rero Marene ngira ngo araza gufasha Alphonsine ziriya ndabo. Amagambo meza barayabwiranye ndabizi, ariko uyu munsi hari ikimenyetso kigaragaza yuko bakundana. Ubwo Pare arabyumva, araza kwegera rwose Simewo amwe cya kimenyetso kigaragaza yuko nta kibazo. Yego, ubundi hari ibintu tumenyereye byo mu nsengero, kuvuga ngo baraza ngo tubahe inzandiko, akantu kanditse ngo basome, ngo ujye kumubwira ngo kubera impamvu mwambitse iyi mpeta rwose. Ariko buriya hari igihe uvugira umuntu cyangwa ugasanga amagambo washyizemo ni makeya, akaba yagenda wabaye hari ijambo ryiza yashaka kwibwira umukunzi we, sibyo? Sibyo se? Iyo mpamvu njyewe mbaho umwanya ariko mwambika iriya mpeta akamubwira ijambo ryose ryiza ashaka. Ese waba uriwe gahunda ariko aze kugeza hino mikoro disi we yagiye kuba musore umushaka afashe Simewo kamwe cya kimenyetso cy'urukundo. Simewo rero atwereke neza uko
twumva ijambo ryiza cyangwa hereza amarene hereza amarene harahirya hereza amarene rwose aze hereza amarene zana n'indi uhereze pari hano nawe afashe icyo cy'urukundo kandi unamubwira ijambo ryiza rwose ryiza ryose abana haba guteza amatwi baguhanze amaso kandi ni byiza pare iyo ndangururamajwi uyimuhe rwose neza byumvikana. Imiterere y'urukundo yabwiye Imana Fonsina ni ikimenyetso cyo gusezeranya yuko urukundo mukunda ari urukundo ruhoraho kandi yuko nzabana nawe yaba mu bibi byiza ukuri nta buryarya kandi tukazabana neza Imana ibidufashijemo kugeza ubwo twabyemeje kugeza tutandukanijwe n'umubiri Imana izabidufasha. Guys, namarene nawe marene ariko afite ibintu byinshi hariya. Reka twumve rero la Francine nawe abwira umutware we rwose ijambo ryiza riri ku mutima mwambika ikimenyetso cy'urukundo. Njyewe Uwimana Alphonsine wambitse iyi mpeta gusezeranya gukunda no kubana nawe mu kuri nta buryarya. Mwabyibone buriya no kuvuga ngo bivuye ku mutima nubwo bo barataha baseka baza barabyibuka baseka bati rwose nakubwiye icyari kindi ku mutima amubaza ati wabyakira utati nabyakiriye neza. Imana ihabwe icyubahiro. Sinzi niba ariko ngira ngo Simeon hari icyo turi bugusabe wenda mbere yuko tugiye kubavugaho ijambo ryiza ryo kubahesha umugisha. Twakomeje kubona mu maso umugore wawe rwose ntabwo turi kuhabona niba uri bugenze gute kugira ngo abari hano bamurebe neza. Abantu bose bafite amatsiko buriya barareba bagati ese uriya muntu tubona mwiza cyane neza rwose tubona izuba rirashe bimeze biti. Amashyi 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 amashyi. Sibyo buriya nakayambiri keza nakayigoseri Sibyo ureba wakuze Sibyo wakuze ayo mashini siwe mubishimire n'abantu. Reka nsabe ababyeyi bahaguruke ndetse n'abakozi b'Imana muhaguruke. Nanze kubavuna kuvuga ngo bapfukame, nakomeje kubona hari ibintu byinshi ariko ntacyo bahagarara. Ngira ngo mufatane mu biganza gato, mufatane mu biganza, mufatane mu biganza, mufatane mu biganza. Reka muhaguruke, abari hano mwese muhaguruke. Umugisha tugiye kubahesha abana hano umugisha wo kubaturaho ijambo ryiza ryose rishoboka. Uburyo tugiye gusenga no kugiye kubereka. Turavuga ngo bazabyare. Si umugisha se, turavuga ngo bazatera imbere mu butuzi uburyo bwose bushoboka. Kandi dufatikanya rero dusenga, dusengera bano bageni. Twese dusenga. Mana Data mu izina rya Yesu. Izina rifite ubutware kiriswamo. Yesu nta wundi tuboneramo agakiza keretse wowe, kandi turagushimiye ko
aba bana babarinze biratangaje. Umwe yavuka iburasirazuba akavuka iburengerazuba, cyangwa umwe akavuka amajyepfo undi akavuka amajyaruguru, ariko nyamara bakazahura. Bivuga ngo harimo umugambi wawe si uw'umwana w'umuntu. Ndagushimira rero ko uyu munsi babaye umwe bahuye. Mu izina rya Yesu tubatangaje umugisha wo gutera imbere, tubatangaje umugisha wo kubyara abahungu n'abakobwa bagende baheke bororoke. Tubatangaje umugisha mu majya no mu maza, tubatangaje umugisha mwami imiseko kwabo kose. Mu izina rya Yesu Kristo ndatangaza ko bagenda bakabyara bagaheka, bagira umugisha mu kazi, bahora babona za promosiyo, batera imbere bakore babe bazima. Mu izina rya Yesu Kristo, nuko hari ababyeyi bari ahangaha banejejwe mwami n'ababageni. Mu izina rya Yesu igihe nabo umunsi umwe bazanezerwe kubw'abana babo babagaragiye babaherekeje. Mu izina rya Yesu Kristo bazabaho bazarabama, bazagira inshuti nziza, za zindi inshuti nziza z'urugo zibubaka atari zibasenya. Mu izina rya Yesu Kristo Mana bazitaho, bagende bagirwe neza nawe, ku manywa na nijoro babone ibyiza, mu mvura ku zuba babone ibyiza. Mu izina rya Yesu Kristo bagire ibyishimo bihoraho, kandi uru rugo nk'uko mwami bemeye kurushinga data kubw'urukundo, uru rugo ruhoreho mu izina rya Yesu. Dukuyeho icyarusenya cyose mu izina rya Yesu Kristo. Bagende mwami bamwe bagire ibyishimo, Mana bagire ibyishimo birenze ibyavugwa mu izina rya Yesu Kristo. Simeon agende abo umugabo mu izina rya Yesu Kristo uhamye, mu izina rya Yesu. Alphonse agende abo umufasha mu izina rya Yesu Kristo uhamye. Turagushimiye Mana, kandi umugisha ugere no kuri Pare no kuri Marene babaherekeje, umugisha ugere kuri aba basore, kuri aba bakobwa mwami babaherekeje, umugisha ugere no kuri barumuna babo. Mu izina rya Yesu Kristo tuzaba twumva inkuru z'ibyiza ku buzima bw'aba bana. Nubwo icyo ndagushimiye, ndagushimiye Mwana, kandi umugisha ugende ugere kuri buri muntu wese. Ntabwo biba byoroshye, hari abantu bonerwa kuryama, hari abantu bitanze mu butunzi, bitanga mwami mu nama, bitanga mu buryo bwo bwose bushoboka. Abo bose ntangaje umugisha kuri bo, buri wese agenda abona inyungu z'ibyiza, buri wese agenda ahirwe. Mu izina rya Yesu Kristo bagende babeho barame, tujye turatwumva inkuru z'ibyiza gusa kubera buno bukwe. Urakoze, ndagushimira, ndagushimira ko dushoboje kugera. Ni ukuri iyo ataba wowe ntabwo twari kuhagera. Nubabwe icyubahiro rero, nushobora kuba igihugu cyiza waduhaye kirimo amahoro, twaba twitegembya aho n'imigisha gukomeza ku gihugu cyacu n'abayobozi, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Twagiyeho babereke, mwabibonye, babereke rwose. Ni ukuvuga ngo ubu kuva rwose uyu munsi Simeon abaye umugabo wa Alphonse. Mubyiboneye. Ikindi kandi Alphonse nawe abaye umugore, abaye umufasha wa Simeon. Nta kintu cyatandukanye rero Imana yafatanyije n'ibijya bishoboka. Wenda warwanya umuntu ukamushobora, nese warwanyije Imana ngo abishoborera? Hoya, kuva ari Imana yabahuje n'Imana, ibikoze ari Imana bagejeje magingo aya ngaya. Imana ibiri, Imana ishimwe ko ibiri, gira gutya zabura amaboko gusa dushimira Imana ko Imana ibiri. Imana ibiri mo rukuri, Imana ibiri mo basabaho neza. Rero buriya abakozi b'Imana twebwe ariko twabaye tukanahanura kandi tugahanura ibintu bigasohora. Bajyaga tuganira kera mu minsi yashize, yakutse pasiteri gusenga umukozi w'Imana, buriya munsi urabona uzagera, ni nyamara uzagera mubeho mwongere muba Simeon nawe Alphonse muzabaho mubeho neza, mubyare muheke mwororoke rwose, mutere imbere mukomere cyane. Tuzajya tubasura muguwe neza, namwe muzashyingira. Murone imigisha yabeho rero, ducuguza uburyo mweteye
kubera yuko ndabizi neza ko amasaha yagiye agenda. Ubundi twebwe abakozi Imana uko twabaye iyo dusezeranye abageni, mbese tubifuriza gukorera Imana, tukabaraga gukorera Imana, muri kubyumva, tukabaraga gusenga, urugo rwiza no gusenga, ngira ngo nta utakuvuza urugo rusenga. Yego, niyo mpamvu iyo turi mu Imana mu rusengero nk'uku tujya tubwira nk'aba protokoli cyangwa abanyagoti, nyamuneka muzane nk'igiseke cyangwa igiturisho mushyire hariya, noneho natwe duture. Yego, ubwo tuba tubahaye umugisha mwiza, tubarase gukorera Imana. Yego, karibu rwose ihute ukizane bashyira ari imbere, tuba tubyita no kubashyigikira, ariko duturira Imana kandi tunabaraza umuco mwiza wo gukorera Imana. Amahoro n'imigisha biba biboneye kandi byinshi, amahoro n'imigisha biba kuri buri wese urahawe. Amen. Gahunda ni yayindi nahoze mbabwira, ni ugukomeza. Nizere ko buri wese afite nimero za Simeon, buri wese afite nimero za Alphonse. Inshingano yawe nk'umubyeyi cyangwa umugore aha ngaha wabaherekeje no kubaza ngo mumeze gute, waba ari kitagenda ukavuga uti ndagikemuye. Yego, ariko abari gutura mwese rwose mugisha Imana babeho, mugende mubone amafaranga menshi, ibigega byanyu bari byuzuye, ibintu byuzuye ibyo kurya n'ibyo kunywa, mubona amahoro, mubona amahoro ku ngo zanyu, ibibi bibe kure yanyu, aho ubuzima bwanyu habe byiza gusa iteka ryose. Umugisha w'Imana babeho. Amafaranga menshi, umugisha w'Imana babeho. Birangiye, arakoze uburyo ko bidufashije, tubisinye turayibagezaho. Reka muhaguruke mbere, muhaguruke gatoya, haguruka ku maguru yawe. Reka duhaguruke gatoya, tugiye gukurikiraho, sibyo? Reka rero dusoze kino cyiciro cyo mu rusengero. Ubwo yewe ndaha mikoro umuyobozi wa gahunda ariko yakira abashinzwe izindi gahunda. Reka muhaguruke dusenge dushimira Imana ko Imana ibanye natwe muri iki gikorwa cyo mu rusengero kandi kigenze neza. Ubundi umezemo mikrofone umuyobozi wa gahunda. Buri Imana ishobora byisobanye natwe. Nanjye umukozi wawe ndagushimira Imana ko nanjye ushoboje guhesha umugisha aba bageni. Niyo mpamvu nanjye mpamije ko kuva aka kanya ndetse n'iteka ryose Simeon abaye umugabo wa Alphonse, kandi Alphonse nawe abaye umugore wa Simeon. Bazashyigikirwa nawe iteka ryose kuko n'ubundi wabigambiriye kuva kera isi itararemwa. Ndagushimira ku bwa gahunda mwami zirangiye urangije n'iziri imbere uyu mwanya wo mu rusengero. Ndagushimiye kandi ngo na gahunda zindi zigiye gukurikiraho ngo zikomeze ziyoborwe nawe. Urakoze, tugukomeye amashyi menshi cyane mu izina rya Yesu. Amen. Kwibaza umuhango wo gusezeranya urangiye. Iyi niyo gahunda yacu, ariko gahunda isigaye ni iya MC yakegera hafi agakomeza gahunda zisigaye. Imana abereze umugisha.
igihe ukunzwe bya nyabyo, ndi mu rukundo rwa nyarwo, uri umukunzi wa nyawe, twikundanire bya nyabyo, nzagukunda nyagukundwa, nzagukunda nk'uko amategeko abiteganya, uri uwanjye w'ibihe byose, nzagukunda igihe cyose, uri uwanjye w'ibihe byose, nzagukunda igihe cyose, uri inshuti, inshuti nyanshuti, ngaho nyisomere, ngira ubwoba ko tuzakina, kuko simba nshaka kukuba iruhande. Malaika nakupenda, malaika, malaika nakupenda, malaika. Ngukunda nirwo rwa nyuma mfite, ndaruguhaye rwose, sinkushidikanyaho kuko ntakutagira, nukurora inshuti yanjye, nkwemereye ko nzagukunda, haba mu byiza cyangwa mu bibi, twaba dukize twaba dukennye, waba urwaye cyangwa uri muzima, uri inshuti, inshuti nyanshuti, ngaho nyisomere, ngira ubwoba ko tuzakina, kuko simba nshaka kukuba iruhande. Malaika nakupenda, malaika, malaika nakupenda, malaika. Uri inshuti yanjye, uri inshuti yanjye, uri inshuti yanjye, uri inshuti yanjye. Bubba Pro on the mix. Bubba Pro on the beat. Ivry, urabizi n'imfura, no mu maso urabibona, iyo avuga urabyumva, ntabwo ajya agira aho guhisha, si ibanga aragukunda, niba utanabizi bimenye, ntuzigere umubabaza, kuko ni wowe wenyine yizeye, bisubiyemo nkomeje, uramenye ntuzigere umubabaza, ufite umutima umwe, kuko ubitse amabanga ye, ni wowe rukundo afite, ntuzigere umubabaza, ufite umutima umwe, kuko ubitse amabanga ye, ni wowe rukundo afite, ntuzigere umubabaza. Ntibizabe nk'iby'iki gihe by'ababana
kubona ngo byabaye ibigezweho uramenye iwacu ibyo ntibihaba ndabizi ni wowe nshuti yizera umurijije sinzi uwamuhoza bisubiyemo nkomeje uramenye ntuzigera umubabaza ufite umutima kukubitsa amabanga ye ni wowe rukundo afite ntuzigera umubabaza ufite umutima kukubitsa amabanga ye ni wowe rukundo afite ntuzigera umubabaza kugukunda we sinshidikanya bijya binsetse iyo yirirwa kuvuga wa musore ubanza uri umunyabigwi ukuntu watwaye umutima we wose ufite umutima kukubitsa amabanga ye ni wowe rukundo afite ntuzigera umubabaza ufite umutima kukubitsa amabanga ye ni wowe rukundo afite ntuzigera umubabaza ufite umutima kukubitsa amabanga ye ni wowe rukundo afite ntuzigera umubabaza wambereye inshuti y'amagara wanyeretse umutima w'imfura mu minsi yacu y'ubusore umbere ingabo nziza kuri uyu munsi w'amateka ndabigushimye mbega urukundo ruzira ikizinga iyo mbega urukundo iyo ruzira ikizinga nta yindi ndirimbo yaruta ko ndagukunda n'ayandi magambo yavuga urwo ngukunda nta yindi misambo yavuga urwo nzagukunda iyo ndagukunda ibihe bidashira iyo nzagukunda ibihe bidashira n'umugisha kukugira amahoro ubuzima ndabufite ngufite imana yatanze ijuru rito ryacu twembi inshuti n'imiryango badushimiye intambwe kuko iyo yasezeranye irasoza turayiragije yo mwiza we yuzwe n'urukundo rwawe nta yindi ndirimbo yaruta ko ndagukunda
Wow. Mukomeze mwegere imbere. Wow. Musore ufite indirimbo nziza y'Imana. Wow. Yerusalemu nota. Yerusalemu nziza. Yerusalemu nota. Isi Burundi, Dar es Salaam, Tanzania no mu Bujumbura utanga ikizame ku munsi w'ubukwe. Ikizame cyanjye kiroroshye mugiye guhindukira murebana amasegonda 41. Cumi n'abiri, cumi n'arindwi, cumi n'umunani, makumyabiri na rimwe. Mukomeze murebane, ikizame cyacu kiroroshye no kurebana gusa. Mugiye gutera intambwe gutyo muri kurebana, intambwe ebyiri zigana ku ruhimbi aho turaza kwakira intambwe ebyiri ubwo ni gutya, 1 2 1 n'igice na 50 na 70. Mukomeze 2 murakoze. Bambere ibyo birahure buri wese afata ikirahuri cyiwe. Ikizame cyanjye cyari cyoroshye kiragira kiti: witegereje umukunzi wawe wabonye iki? Simple question. Witegereje umukunzi wanjye nabonye yuko umufasha uzambera umugore w'ubwo bwanjye cyose tukabana urukundo rw'Imana n'urwacu twakundanye igihe cyose. Abantu mwese mukoma amashyi ariko wenda biragutunguye mugera muri amasegonda 5 yonyine. The same answer may be the same question, maybe the answer will be the different. Witegereje umukunzi wawe iki? Murebe windeba neze ngewe. Reba umukunzi wawe kugira ubwawe ikizame wabonye iki? Nabonye ari gift Imana yampaye mu buzima bwanjye. Kuko Imana ikiranuka ukarema byose kugira ngo biguheshe ikuzo n'icyubahiro.
ukarema umuntu ukamuremera we, yareba mugenzi we akabona ishusho y'ubwiza. Turagushimiye, tugushimiye kuko umugambi wawe nta kiwurogoya, kuva mu itangiro kugera mu iherezo nta na kimwe cyagutunguye. Tugushimiye ko uyu munsi wigaragaje nk'Imana, icyubahiro cyawe kikaganza, maze imigambi y'ababi n'iy'ababisha igatsindwa mu izina rya Yesu. Turakwinginze ngo urugo rwatangiye uyu munsi baha ijuru rito, bashushanyiriza igishushanyo mbonera nyacyo cy'ibyo tuzabona mu ijuru ubwo tuzaba turi kumwe nawe mu bwami bwawe. Reka byose uko ushaka mu izina rya Yesu, amen. Buri wese nasome, ntugaye mugenzi icyo utumvisha uko kimeze. Arabonye ngo baze gusomana nyine. Niba amaze kumva uko biryoshye, umvisha mugenzi wawe. Abari hano mbwira mugenzi ngo urasa n'Imana. Wow. Maze mwongere musome. Si abantu mugafuha mwankomeye amashyi. Wongere umuhema umukunzi wawe n'umukunzi wawe uhe namarene dukomeze dukanda amanjwa, nta kundi byagenda natwe ibyacu biri imbere mubere nka itatsi. Bamfashirize iyo mikuzo, hanyuma digishyiramo akarimbo kabyinitse akariko kose, ubundi twibyinire tujye hari imbere. Wow. Ichishaka nicho nanga ngeze alikura. yahereye muri Leta Zunze Ubumwe za Nyamagabe yiga gukora umutsima, aragaraduwetinganya muri Leta Zunze Ubumwe za Kayove ahari mu mwaka w'igihumbi kimwe magana arindwi mirongo itandatu n'icyenda, aragaraduwetingaza i Kigali
Amerika agira ngo uyu munsi azadufashe umusore w'igikundiro nadufashe agiye kubayobora ibyo dushakire ka congratulation rero ubona byatanye nanjye ndamuretse gatoya ntabwo biratanye nawe nijoro ikomeje kugorana hano ati mugiye gufata icyuma mukatega gake gake Thank you so much. Thank you. Murakoze cyane. Murakoze mwamfuranga muri cyaho. Yego tukazamurenge. Murakoze. Mujye hariya kukicara abami. izindi ngingo zikiri hariya abasore nimuze namwe uretse no banganya imyaka mushakira intebe y'umukomando ngende ncana na kantine hariya DJ oroshya DJ data mwiza mungakandi mwakoze sangiza amagambo yakoze ati karabe no kumva barakomeye byabo nawe guhorane neza muteze ugiye kwiba komera ngoma yego yakoze ati rero mwebwe umuryango mugari yego yuyoboye wahaye ikaze hano iwacu wicare mumve neza murakoze cyane data nzirikana ko abaza iwacu mu rugo rw'iwacu tubamo kandi bakore ndabizi ngo maze neza imana wakorawe maze ikiri icyaha ku mubiri wose ubuzima bwacu amen karengetse
ibiganza dushimira ababyeyi. Hari umugabo uyu munsi bampaye ngo mbere inshuti bita nshunguye igihe, inshuti ya data wakomeza ukavuga n'ibindi. Muteye Batista rero mu mwanya mu gihe gishize twari twagiranye amasezerano y'uko uyu munsi tuza guherekeye ubwo ku itariki 27 z'ukwezi kwa karindwi aribwo ndi buguhekere umukobwa umuhungu wawe yakunze yihebeye ari Alphonsine haguruka. Nizere tutabonanye ndabizi ko amaso yawe atarasaza cyane ku buryo wareba ko naba nagutuburiye cyangwa se niba ari Alphonsine none Alphonsine ubwo nabwira ati niwe hanyuma umuha uburenganzira asuhuze umuryango asanze kandi atashye mu mukozi. Reka manze nitegereze neza ega yaba ari amaso y'abasaza ariko warushinzwe kwimbere sineho haguruka ubwire imbaga yose ko uwo weteye uwo wakunze ari uwo wakunze yaba ari we vuge cyane tubyumve rero rwose ibintu Alphonsine nayo n'abendeye nzabazanira mu muryango nyine mwamumezana ubwo rero urabyumva ko ntabwo tujya duhindura tuza n'umwimerere mu by'ukuri rero kuri uyu munsi urabyumva ko nibongera bicarire ubu rero ubona ngo ikintu muzanye kandi namugejeje hano hanyuma rero ubwi ahasigaye ni igitaramo cyawe kibikse neza kandi nanjye bitayari yuko tuza gutarama hanyuma nizera ko ibyo ndi bugusabe nabyo utari bungore kandi uri bubifashemo tukabisoza neza. murakoze cyane ko agateri reka manze nakuvemo rwose tuyasanga bavuga ngo aho imvura ziguye zisezerane uyu munsi uragendeye mu maso y'ahantu hose abasore urakoze bakagira amatako Kambeda tuvuga bimwe kumva kabiri gatatu turavuze ngo abazimanire kandi biri gukorwa rwose mukavuga mari hanyuma ncunga igihe twajyanye mugiye kongera muhaguruke mutwicara abami hari heza kandi hazakomeza kuba heza mugiye guhaguruka rero nshuti ya data famiye yo kwa Alphonsine urabwiye mu mubwire bikurikira wakunda keya cya kabiri akunda iby'agaciro umurebye no ku mutwe afite iby'agaciro uzabimuhe cya gatatu uzamuhe ibyishimo n'umunezero mukundwa mu muryango imiterere y'umuvandimwe wacu yanga umuntu umurakaza nyuma y'icyubahiro nk'abandi bagabo bose akunda icyubahiro nyuma y'Imana uzakimuhe kandi uzajya umwumva ubuzima bwacu Alphonsine muheze bihagije ngo ntabwo azateza impagarara mu rugo asabye umutware wicara akaganza mu rwabo hanyuma akamwitaho itaka umukunzi ati umukunzi wanjye sinzaguteza impagara mu rugo abantu mufite impano mube muzitegura abazifite mu modoka abazitumye nicyo tugiye gukurikiza iz'ababyeyi nazo bazigeze hafi itaka umukunzi
uzamumenyera agakwiye, uzamumenyera ibikwiye mu gihe gikwiye, akunda n'umuntu umwitaho. Umutwaro uganje mu rwawe, izo ke baguhereza nimanguhe, ubitekerezo ko bimeze neza, nabuze kumwitaho. Mwongere hano akunda ke nawe nimureba se mwamuhaye amashyi. Abadafite za birandenga aje nk'umutware ahanagura watazamubona imboga mu menyo cyangwa amakeke ku munwa. Thank you so much. Hanyuma mutware uganje mu rwawe, nawe shaka umuntu bita umukunzi wawe. Ati mukunzi wanjye nanjye reka mbigenze nk'uko wabigenje, wicare uganze mu rwacu maze mwiteho wekeya. Hanyuma abafedore n'abagarisodore hano muri serivisi mubibuke, aba ni ab'ingenzi kuri uyu munsi. Muri izi minsi ndabona umwe ari gufata selfie ngo nta foto nta cyabaye. Merci beaucoup. Hanyuma umenye ko uhaye umugore niko ategura, numuha duke azajya ategura duke mu rugo, ubwo abashyitsi ntituzatongera tuzatukinyweraho nta sukari. Nongere nsaba impano z'ababyeyi zibe ziri hafi, izo tugiye gukurikizaho. Nato tyasaga neza cyane. Kasaba abantu bose bagejuru, hanyuma bafate imifuzo yabo cyangwa ibirahure by'ikinyarwanda. Wow, iburyo mwaberetse mwongere dusubiremo iburyo n'ibumoso. Wow, reba ari gutya. Kare nawe tubigenze muri iki kirahuri imbere. Tugiye gufata ibirahuri byacu tujyane iburyo, tugarure n'ibumoso. Muhere iburyo, wow. Mureba n'iburyo mutureba, n'ibumoso nawe muturebe. Hanyuma muringanize imikuzo yanyu imbere gutya imbere yanyu. Ariko mwegeranye imikuzo yanyu, mwegerane. Fotogarafika agafoto ndatekereza ari keza. Ngaho twese tumwemo ku bwacu, ku buzima bwacu tumwe. Bakazi twongere muhabwe umugisha ubwo mumaze kumuha, nta cyaka mufite rwose nimuze genda pare muganje murwe barajya muri famiye yo kwa Alphonsine bamushimire. Alphonsine naze umuryango dushimire ko twamubyariye ngo bamuzamwaya, kandi muhereza na batanu bonyine dukomeze n'izindi gahunda. Abari muri protocol na serivisi baradufasha kugira n'abandi tugereho. Urugwiro n'abakeneye hano hafi. Urugwiro service and protocol, I need you all. Mbe hafi, dufite timu nziza inyuma y'urugwiro, turaza kubashimira mu kanya gatoya. Mukomeze mukagira Imana mwe mumperabo hafi, Alphonse ahogeze katiraho urugwiro dukomeze. Hanyuma umugeni nawe ugeze uganje murwe. Urugwiro, thank you so much. Abasore n'inkumi beza. Dusabe ababyeyi baba bafite impano z'ababyeyi, hano n'ibitari mwizane. Ababyeyi naha niba muri tari muzane impano y'ababyeyi.
reka ntange itangazo abagore n'umuryumvi abana bari munsi y'imyaka 10 ejo tuzahure ku bageni hazaba hari keke n'imbuto abakuru muzategura uyu munsi yenza ni komando w'abana abana tuzahure ejo nyuma y'ababyeyi ndasaba inshuti zisengana na Alphonsine mwe mwitegura abakozi b'Imana yahaye umugisha leta bahunganye nyuma y'ababyeyi bikunda mugerageze muri uriya mugabo uri gufotora inshuti zisengana na Alphonsine cyangwa na Alpha ababyeyi murakoze kuremera abana bakaba banasengana na Alpha. Wow, Imana ikomeze kubaha amavuta y'igikundiro kandi ibagura impano ariko museke cyangwa abanyamwuka baba bishimye mugerageze muri ubwo bari gufotora murakoze cyane abakorana na Simeo muri Université mugerageze museka ariko murebe na photographe abiganye muri campus muri tayari. Thank you so much. hanyuma nakurikizaho abakorana na Alphonsine baritegura nyuma y'abakundira muri imfura Thank you so much. Intumwa nziza y'iriba yagezeho reka nsaba abandi dufatanije duhagaze hano mu izina rya ekipe ngari dukorana na Alphonsine. Ekipe rero yadutumye inatwandikira urwandiko kugira ngo twifurize mwene data na mushiki wacu urwo rwiza. Ekipe rero Alphonsine twahageze kandi tunezerewe Imana ngire ngo nsabe Pacifique na mushiki wanjye babashyikirize ubutumwa ekipe yatwandikiye. Murakoze, Imana ibamugisha. Imana ibamugisha namwe abigana na Simeo i Musanze. Bienvenue, welcome. Twifotoze amabwiza umuyaga abanyamuzaza basure basaza abantu batanga amabwiza umukwe ntibagaruke kubasha hanyuma abakorana na Alphonsine tubabuze abarimu bakorana na Simeo hanyuma groupe iriba Imana ibamugisha kandi ni karibu. Iriba by'umwihariko ndabakunda kandi bafite ku mutima muri inshuti zanjye twagirana ubucuti bwaherewe munsi. Mugerageze mu mwenyure. Grupe iriba murakoze, Imana ibamugisha. Keretse gikurikira hariya batante muri hehe ba nyirasenge bari hafi twakira umubyeyi. Ba nyirasenge muri hehe ba nyirasenge barapfa ba nyirasenge abo bahagarariye. Komeza mama, komeza mu izina rya nyirasenge bari hano n'abatari hano. Murakoze cyane mubyeyi, reka nk'umwanya
ndabona ari nyirasenguje niba ko ariko nta kibazo ari tumukurikira. Noneho ko tugiye kubigenza hagiye kubyagenda nibura batarenze babiri. Reka dusabe abamuretse gatoya umubyeyi hano hari umubyeyi uri tayari. Dufata agafoto kandi muri guseka. Umuntu uduha impano atamwenyuye tuzajya kumubaza icyo yatwaye mu mpano gituma adaseka. Abo bantu babiri bakurikiraho hanyuma Fabien na Jeanne bahita bakurikiranye abo bantu. Fabien na Jeanne bahita baha umwanya. Hanyuma ndongera nse mu kanya gato ababyeyi baraza guhaguruka mu kanya gatoya abana bashimire. Museka ariko Jeanne ndabona yarakaye bagukoza kumupfuka ahubwo tubahe impano nizo bakeneye. Kandi abarenzawe kugira ngo amafoto abantu mujye mugera hariya muri photographe twakiriye gentleman na sister ya photographe twakira abandi babiri murakoze cyane muri photographe kandi mujye mumwenyura impano y'umuntu arakaye tuzamubaza icyo yaduhayemo abandi babiri tutambuke murakoze cyane abandi babiri bari ababyeyi kwishima impano muduha turazakira. N'abantu mutazanye envelope abantu mwabuze envelope kubera aho turi mwegera abageni muyabapfurike nta kibazo barayabika nabizi afite umufuko wo kubika neza rwose ntibirasubiza. Nibutsa kandi Imana iho mugisha ko mwabitekereje kuyaha abageni. Reka nsabe noneho aba bana ntabwo ari ingayi muri kamere yabo bagiye kubashimira ibyiza mwabakoreye. Ababyeyi mukore aho ziri mukoreho. Yego mubyeyi mwiza murebe umugabo uri gufotora yewe munyumve gusa. Murakoze cyane abana babashimiye Imana y'umugisha. Kugaruka reka inshuti yakuyeho umwanya ukwiriye mu gihe gikwiriye. Kagira Imana. Mubyeyi rero ndabona umunsi uciye ikigo ubwo ni umukene ugiye gusaba ni ukugira ngo ujye kunyereka abubakiye abana kugira ngo nanjye dufatanye ko bahesha umugisha mu rugo rwabo kugira ngo nazaza nyabuza ahubwo nzaze nisanga nayoboza kutajyana mu rugo. Murakoze rwose nibyo ntabwo wagenda mu marembo utareba aho kubakiye abana bawe. Yego aca umugani ngo uca ku rwego kanya gato wowe na nyirasenge umukobwa na mubyara we mwaza ujye kubereka aho abana bawe. murakoze cyane. maze ushimire we akaneza ngendo Yego yabizi iyo mugereyo haje n'izuba ryinshi kanakakara karaye birimo n'abana batoya nabo uri kumwe nabo kandi gatuma bagira vitamine n'abana bakura neza uko ni ukuri. akarere reka basomaho ariko se kazamini zigacura atirisi kumuzi w'impunzi kandi ukavuze ko tujya ducurana waretse tukaba tugasangira kagafungura nawe ukaza kuva hanyuma
duhura tugasangira twese kuko yacu niyo tujyanye impamvu yacu niyo tugendana yego urakoze cyane n'ubugejuru ariko reka nsabare hano mwese mukiza amashyi ndabwira icyo mbasabiye amashyi mbasabiye amashyi abasore n'inkumi bambaye gutya baduhaye serivisi kuva mu gitondo babita urugwiro service and protocol uzabakenera afite azanyura kugira ngo badufashe mu gitaramo mutazavuga ngo ntabwo mwashimwe kandi mwari murakoze mu mafaranga ngaho dukomeze akazi data ajye kubereka aho abana bazaba kuko yumvisha avuga ngo yarebye hano hejuru abona inyenyeri Bana turagushimye turaguhimbaje uri papa mwiza ushoboye byose nta kibasha kurogoya umugambi wawe tugushimiye ko warinze umukwe n'umugeni kandi ubukwe bukaba bushoje ari amahoro usengera abagiye gutaha utahane nabo abasigaye usigarane nabo kuriho impanuka kuriho ibyo guhura kubitire kure uminagure tubasabiye amahoro yo mu mitima tubasabiye umwami nyaguhora ku ngoma kuzahora n'abahati ku ruhimbi bwiza bw'Imana bubabeho igikundiro cy'Imana kibazeho n'izina rya Yesu Kristo nabo nibaguhamagara mu birori byawe nabo uzabitabe kuko baje mu by'abana bawe urakoze nakurama koko byose kandi kubikoze amen Imana ibahe umugisha murakoze turagenda n'amahoro y'Imana ariko tugiye gukurikiza iyi gahunda ibihe bidashira iyo nzagukunda ibihe bidashira n'umugisha kukugira amahoro ubuzima ndabufite ngufite Imana yatanze ijuru rito ryacu twembi inshuti n'imiryango badushimiye intambwe kuko iyo yasezeranye irasoza turayiragije mwiza we yuzwe urukundo rwawe nta yindi ndirimbo yaruta ko ndagukunda nta yandi magambo yavuga urwo ngukunda nta yindi misambo yavuga urwo nzagukunda iyo ndagukunda ibihe bidashira iyo nzagukunda ibihe bidashira urugo rw'abana bacu ni ahangaha hano twabukiye ni ahangaha bari ahangaha bamwe amata niho baruko bacu rero zirakamwa ni karibu mwakoze yego mwakoze agata ariko ndacyakomeza Faustina rero ubu tubaye umuryango turagushyingiye kandi turakwemereye kubyuka mu gitondo ukaba wakwakira abashyitsi kubyuka mu gitondo ukaba hari ibyo watunganya ukabyitunganyiriza nawe ugombye kuwutunganya by'ukuri rero iyo urugo rwiza ugiye koga na hungu
wicaye ku bibero ibyaba byaje inka igira amata ku ruhimbi. Urakoze se nawe urakoze. Murakoze nyakubahwa Viateur, ntabwo wava mu rugo wagejeje abana mu rugo, urugo rwacu rugira amata rugira ibiryo n'ikimenyemyenyo ubona ko amaso akwereka. Ntabwo uwo mwagenda ngo nimujya hirya mu ishuri n'icyaka kandi mwavuye mu rugo ruzima kandi rufite ibyo rufungura mwakire. Murakoze yego. Ubu twebwe igikorwa kirarangiye. Serivisi mwabonetse mu kwihangana no kuri sawa zikarangira, ndabyumva kandi mbishyize ku mutima. So ndashimira kandi mbikuye ku mutima pe, mwakoze cyane cyane, yaba pare yaba marene yaba mwebwe mwasabwa abageni. Mumbabarire kuvuga mbere z'igihe, ariko ejo sagwa ntago aba ari ahacu, njye mbaho muri none. Rero muri none hanjye hanyemerera gushima ibyo nabonye muri uwo munsi. Ndabashimiye. Imana y'amahoro niyo yibuka kuruta umwana w'umuntu, kuko twikosa ritoya risiba byose. Yibuke uyu munsi wanyu, yego wari uw'ibyishimo ariko mwatanze umwanya wanyu by'umwihariko. Imana ibahumugisha mu magambo make, mugire amahoro. Kira none Viateur, abahangaha mwese, ejo dufite gahunda yo kujya ku gicumbi cy'umuco. Uwabasha kuboneka muri mwebwe yaza, n'ejo tugakomeza ikirori. Murakoze. Hanyuma Senero ubwo muraza marene abagomba gusura no kubageraho, ubwo kona cyari imodoka izahamugeza, ubu tuyimugezaho kugira ngo azabashe kubasura amenye no kumuhumeka. Murakoze.